Yesu nashimwe bene data, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge, ariko niba utarakora subscribe nakwibutsaga kuyikora, hanyuma we wayikoze ndagushimiye. Kandi twibuke gusharinga, comment, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dusenge Imana, hanyuma tuganire mu minota mike ijambo ry'Imana. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko twemereye tukaba tujya kuganira ijambo ryawe. Bane natwe tugirire neza, bane n'umuntu uwo ari we wese ugiye kumvira ijambo, rimukomeze rimufashe, rigire aho rimushyitsa, rigire aho rimuvana n'aho rimushyitsa. Urakoze, komeza kubana natwe mu izina rya Yesu musabye nizeye, urakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka, ni ibice 23, turahera ku murongo wa 44, hanyuma turagarukira ku murongo wa 47, twumve icyo umwuka adushakaho muri ino minsi. Haravuga ngo, titire y'amagambo iravuga ngo urupfu rwa Yesu. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri mu gihugu cyose, kugeza ku isaha ya 9, izuba ntiryava, umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Nuko umutware w'abasirikare abonye ibibaye, ahimbaza Imana ati, ni ukuri uyu muntu yari umukiranutsi. Imana yacu tugire neza. Reka dusome n'ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana, hanyuma dusome ibice 19, duhere ku murongo wa 28. Naho haravuga ngo urupfu rwa Yesu, titire y'amagambo. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati, mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye vino, iyo vino isharira, bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati, birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca. Uwo munsi wari uwo kwitegura Pasika, kandi abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Abasirikare babanza kuri umwe bamuvuna amaguru. Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Imana yacu itugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana ku bijyanye n'urupfu rwa Yesu. Numvaga nshaka ko tuganira kuri iri jambo, tuganire ku mbaraga z'umusaraba. Ese umusaraba ni ikihe gikorwa? Uyu musaraba Kristo yabambweho ni ikihe gikorwa wakoze? Ese ubundi Kristo ni iki yakoze ku buzima bwacu? Imana yacu itugirire neza. Ni iki Kristo yakoze? Igikorwa yazanye cyamuzanye ni iki? Ese twahindutse dute? Byagenze bite kubwo Kristo yabambwe ku musaraba agasohoza gukiranuka? Ko yavuze ngo birarangiye. Ni ibiki byari birangiye? Imana yacu tugirire neza. Ni umugisha ukomeye gusobanukirwa imbaraga ziri ku musaraba. Ni umugisha ukomeye gusobanukirwa Kristo. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Mwene data,
birashoboka ko ushobora gusoma Bibiliya ntunasobanukirwe imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Birashoboka ko ushobora no gusoma ibitabo byinshi by'amateka ariko ntubashe gusobanukirwa imbaraga z'umusaraba. Imana yacu itugirire neza. Ndagira ngo twibukiranye, iyo dusomye Bibiliya itubwira ko ubundi mu ijuru habaye inama. Iyo dusomye Itangiriro igice cya mbere haravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Ubwo ni Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Baravuga bati tureme umuntu ase natwe. Icyo gikorwa baragikora, umuntu baramurema. Bakimara kumurema ngo bamushyira mu ngobyi ya Edeni. Akimara kumushyiramo ngo Satani yabaga mu ijuru akomeye, ashinzwe ibyo kuramya no guhimbaza Imana, birukumvikana. Ngarangije ngababazwa nuko iyo nama yateranye atayirimo. Inama yo kurema umuntu yaremwe yakozwe atarimo. Arababara cyane, ashora imanza. Aravuga ati mbega urukumva ko habaye urubanza, haba guterana amagambo kwinshi cyane. Niko rero haje gufata umwanzuro yuko Satani ajugunywa mu isi. Ngo nibwo abamarayika bavuze ngo ibyo ngibyo Yohana ngo yararimo abibona, ngo yumva bavuga ngo wasi wigushije ishyano kuko umwanzi akumanukiye. Ariko dushimire Kristo, haleluya, Imana yacu itugirire neza. Dushimire Kristo wemeye kwitanga akabumbura cya gitabo cyari gikuyemo ibimenyetso byose, gifatanyishije ibimenyetso birimo, akemera gufata izo nshingano akavuga ati ngiye gucungura umuntu. Haleluya, Imana yacu itugirire neza. Nagira ngo nkwibutse ako kanya, ako kaduruvayo kabaye, Satani yateje akaduruvayo, yahise agambirira kuvuga ati nubwo njugunywe mu isi, ikintu ndakora ni kimwe, ni icyo gukuraho icyo Imana yari yaremye. Haleluya, Imana yacu iturengere, Imana yacu itugirire neza. Mu gihe utarasobanukirwa ikintu Kristo yakoze, ni nayo mpamvu udashobora gukizwa, niyo mpamvu udashobora gukiranuka, kuko utazi agaciro k'amaraso Yesu Kristo yameneye igorogota ku musaraba. Imana yacu itugirire neza. Mwene data, nagira ngo nkubwire, Satani yaje, yari yarasomye, yari abizi ko Imana irema Adamu. Yaramubwiye ngo ibintu byose ugomba kubitegeka, ni ibyawe rwose ndabiguhaye. Ariko kiriya giti kimenyesha ubwenge icyiza n'ikibi, kiriya giti ntiwemerewe kukirya. Imana yari yambwiye ngo nukirya no gupfa uzapfa. Satani aravuga ati oke, ubwo kiriya giti nakirya azapfa, nanjye rero ngiye kukimutegeraho akirye, narangiza apfe, iby'urubyaro, ibyo kiriya kiremwa Imana yari yararemye byose bibe birarangiye. N'ubundi bamuremye batangishije inama. Iyo nama sinari nyirimo, nta mpamvu yuko ngomba kubona ikiremwa cy'Imana hari Imana yaremye itangishije inama. Ntabwo mbizi niba ibindi byaremwe byose Satani yari ahari yarabigizemo igitekerezo, ntabwo mbizi, ariko yarivumbuye kubwo Imana yaremye umuntu itamubwiye. Arangije amutega umutego, niko kuganiriza Eva. Aramubwira ati harya ngo Imana yarababwiye ngo iki giti nimukirya muzapfa. Imana yacu iturengere, Imana yacu itugirire neza. Ikiganiro gitangirira aho ngaho, birangira igiti akiriyeho, ngarangije kukiryaho ubwo rubuto, ngarangije aragenda ahantu umugabo we. Urumva ko ako kanya Satani umugambi yari afite ni uwo kugira ngo Imana, kuko yari yaravuze ngo no gupfa azapfa, yagira ngo urupfu ako kanya ruhite ruza, umuntu apfe, ikintu bita ikiremwa cy'Imana kibe kigize gute, kirarangiye. Adamu na Eva bakimara kurya kuri icyo giti, ako kanya ngo bahise babona bambaye ubusa, bahise babona ubuzima buhise buhinduka. Bivuze ngo uko babagaho mu buzima, bagiranaga ubusabane n'Imana, ubugingo budapfa ku kanya bahise bakira gupfa,
bakira ubugingo bupfa ako kanya, ubugingo budapfa bwahise buvaho, batandukana kubera umuntu yasaga n'Imana, gusa n'Imana byahise bitandukana, umuntu ahita agira gute? Yakira ubuzima bupfa. Imana yamubonaga nk'umuntu wagize gute? Wapfuye. Niko kubera Imana yaremye umuntu imukunze, imushaka, ngo yamugiriye impuhwe. Imana yacu iradukunda mwene data, Imana yacu iragukunda. Nubwo ufite ibibazo, ukaba ufite intambara, ukaba ubona mbega uburwayi ari bwinshi kuri wowe, ukaba ubona nta gukira, mbega bikugoye, ukitotomba, ariko ndagira ngo umenyeshe ko Imana igukunda mu buryo utazi kandi udasobanukiwe. Imana iragukunda, waremwe, wavutse kubw'umugambi w'Imana. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Ntukisuzugure, uri umushinga w'Imana. Imana yizeho, ntukisuzugure, uri umuntu w'agaciro. Ujye wiyaturiraho kuri umuntu w'agaciro, uri umwana w'Imana. Imana yacu itugirire neza. Satani igihe icyo ari cyo cyose aba agamije kugira ngo akwihebeshe, akwereke ko Imana yagutaye, akwereke ko Imana itakwitayeho, itagushaka. Ariko zamura kwizera, wongere uvuge uti Kristo warakoze kuza kwitanga, nubwo napfa, nubwo uyu mubiri ungora, nubwo napfa mfiriye mu Mwami, umwuka atiye, ubundi nkaruhuka imiruho n'imihati, tukazabana n'Imana. Ako kanya ngo Imana yahise yica inyamaswa, ngo irangije ikuraho uruhu, irangije ipfuka ubwambure bwabo. Uko kumeneka kw'amaraso cyari ikimenyetso kigaragaza ko nta kindi cyakuraho iki cyaha gikozwe, nta kindi cyakuraho uru rupfu rw'iteka, usibye ko hagomba kumeneka amaraso. Amaraso yagiye ameneka y'ibitambo, ariho kenshi Abisiraheli ku bwa Mose bagendaga batamba ibitambo ngo bagire ngo barebe yuko ibyaha byabavaho, ariko byaranze. N'ubundi igitambo ntikigeze, ibitambo by'intama, bimasa, inuma z'intungura, ntago byigeze bikuraho icyaha. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe imbaraga ziri ku musaraba. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Ngo Imana irangije ngo ikoresha inama mu ijuru. Ibyo tubibona mu byahishuriwe Yohana. Iravuga ngo ninde wacungura umuntu? Ninde ntumye mu isi agenda agiye gucungura umuntu? Umuntu yarabuze. Umuntu yarabuze. Bakora ku bizima, arabura. Bakora ku bamarayika, basanga wapi? Ngo bajya no mu bantu bapfuye bizeye, bandi Aburahamu bemeye. Aburahamu wemeye gutanga umwana we w'ikinege, akamutanga, akavuga ati njyewe kubwo nizera Imana ndamutanze. Akagenda akamuboha, akamushyira ku gicaniro, akazamura inkota agiye kumwica, marayika akamubuza. Naho habuze muri abo bose, n'aba Eliya bose, habuze uwagira gute? Wacungura umuntu. Ngo niko Yohana ngo arimo abireba, ngararira. Arangije kurira ngo yumva ijwi ngo riramubwiye ngo wirira Yohana. Intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Haleluya! Imana yacu itugirire neza. Ngabumbura cya gitabo, amena ibimenyetso bigifatanishije, arangije aza mu isi, aravuga ati ubwo nta kundi nkwiye guhuza abantu n'Imana. Yambara umubiri w'umuntu, anyura mu buzima bugoye, akora imirimo itandukanye, yemera kubabazwa, ngarangije yemera no kujya ku musaraba, yikorera ibyaha byose. Ibyo Adamu yakoze byose, arangije ajya ku musaraba. Arangije gupfa, aravuga ati byose bigize gute? Birarangiye. Ngo nibwo ngo habaye ubwira kabiri, igihugu cyose, ngo umwenda wari ukingirije ahera cyane ngo utamukamo kabiri. Ibyo tubisoma mu Balewi, niho hatwereka buryo ki abatambyi bajyaga gutamba, hari ahantu bageraga abandi batagera.
agiye kugira ngo ibyaha by'abantu arebe ko byakira. Ibyo ngibyo ngo umwenda watamutsemo kabiri kugira ngo buri wese uwo ari we wese agire gute yigiremo. Ngiki cyo Kristo yaje gukora. Haleluya. Yaje gukuraho ibya kera, yaje gukuraho cya cyaha cy'inkomoko, yaje gukuraho imbaraga z'icyaha, yaje gukuraho urupfu rw'iteka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, uwo ni Pawulo wabyanditse, yabyandikira Abaroma, abanga bahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bigize gute? Biba bishize. Imana yacu itugirire neza. Iyo umuntu yizeye umwami Yesu Kristo aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, biba birangiye, atangira ubundi buzima bushya, atangira iyindi mibereho mishya muri Kristo Yesu, akakira ubugingo buzima, ubugingo budapfa. Nubwo umuntu apfa ariko haracyari ibyiringiro y'uko umuntu azazuka. Imana yacu itugirire neza. Mwene data, ndakwinginze kugira ngo usabe Mwuka Wera abashe kugusobanurira imbaraga ziri ku musaraba. Ku musaraba niho twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba niho dukura ihumure, niho duhumurizwa, tukumva ko urupfu rwa mbere nta kintu ruzadutwara, ndetse n'urupfu rwa kabiri nta kintu ruzadutwara, ahubwo tuzazuka, tuzukire kuhabwa ubugingo buhoraho, kubana na Kristo, kubana na Kristo iteka n'iteka, tutongera gupfa. Imana yacu itugire neza. Bwa buzima bwa bundi Satani yambuye Adamu. Haleluya. Bwa buzima bwa bundi Satani yambuye Adamu, ubwo ngubwo Kristo nibwo yaje kuduha. Mureke dushimire Kristo. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Ubuzima budapfa, ubuzima bwo guhimbaza Imana, ubuzima bwo kubana n'Imana. Imana yajyaga isura Adamu mu mafu ya nimugoroba, ngo buri munsi yajyaga imusura. Ubwo busabane n'Imana yagiranaga nabo, ubwo buzima nibwo Kristo yaje kuduha ubwo yemeraga kujya ku musaraba. Ku musaraba hari imbaraga zikomeye, hari imbaraga zizura. Ku musaraba hari imbaraga zikuramo abantu mu byaha. Ku musaraba hari imbaraga zikura abantu muri karande z'iwabo. Ku musaraba hari imbaraga ziduha ubuzima buzima. Imana yacu itugirire neza. Reka tugarukire hano dusenga Imana. Ndabashimiye, ndagira ngo usabe Imana yo mu ijuru iguhishurire imbaraga ziri ku musaraba. Imana yacu itugirire neza. Ndabashimiye rero, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe kandi mukomeze kugubwa neza. Turabashimiye. Reka dusenga Imana. Imana ikomeze kubafasha ku musaraba, ku musaraba, imbaraga z'umusaraba. Imana yacu itugirire neza. Niryo jambo nari nkuzaniye kugira ngo umenyeshe ko ibyakunaniye, bya bintu byakunaniye kureka, bya bintu ubona byanze, nusobanukirwa imbaraga ziri ku musaraba, bizemera. Imana yacu itugirire neza. Kwa kwiheba, kumva nta munezero ufite, kumva warabihiwe n'isi, nusobanukirwa imbaraga ziri ku musaraba, uzabasha kumenya ubundi buzima kandi uzanezerwa, uzakira, uzabugubwa neza, uzishima, uzanezerwa. Imana yacu itugirire neza. Urakoze kuba ubanye natwe muri uyu mwanya. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ndagushimiye. Urakoze nyakubahwa Imana, urakoze kubanye natwe. Ushimiye ko utugiriye neza. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni ubuzima. Bana natwe rero, reka abantu bose babasha kumva iri jambo, babashe kuba babasha Uwiteka Nyir'ingabo kugira ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Reka bakire Kristo, bamwakire nk'umwami, bamwakire nk'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi bagire ahandi hantu bava, bagire n'ahandi hantu bagera. Dufashe muri iyi si biragoye gukiranuka, ariko Kristo niwe uduha imbaraga. Urakoze. Kristo niwe udushoboza, niwe utugenderera, akatuyobora mu nzira nziza yo gukiranuka. Turashaka izo mbaraga ziri muri Kristo Yesu kugira ngo zibane natwe kubwije no kubukeye. Mbisabye nize zina ryawe Yesu Kristo. Urakoze. Amen.